kugira ngo umuntu rero abe umukristo nyawe nuko aba agomba kugira ukwemera. Aho umuntu yakwibaza ukwemera icyo ari cyo, cyangwa se akibaza uburyo umuntu yavuga ngo kanaka afite ukwemera kungana gutya, cyangwa se akibaza niba hari igipimo bakoresha bashaka gupima uko kwemera kwa buri mukristo. Mwese uko duteranira hano turemera, ariko kwemera kwacu ntabwo kungana, ntabwo kureshya. Haramutse habayeho igipimo gipima ukwemera uburebure bwako cyangwa se uburemere bwako, wasanga bitangana. Iyo umuntu ararwaye ajya kwa muganga, hari ka kuma bashyira mu kwaha bakamenya ngo umuntu afite umuriro wa 30 na kangahe. Basanga ari mwinshi bati ararembye, bakihutira kumuvuza. Cyangwa se umuntu akeneye kumenya ibiro afite, ajya ku munzani akamenya afite ibiro 50, 60 gutyo gutyo. Cyangwa se yaba ashaka kumenya uburebure, iyo mugiye kwa muganga kenshi ari igihe babapima ibyo byose, umuriro, tansiyo, uburebure bakabimenya. Ndetse n'umuntu yaba ababaye arwaye ahantu akajya kwa muganga bakamupima, bagakora ikizamini, hari niba ari malariya, n'imisaraba 2 cyangwa se 3 cyangwa 1 gutyo. Ibyo byose rero ni byerekana ibipimo by'ibintu tubona kandi dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Ariko kwemera siko bimeze. Nta metero ibaho mu kwemera, uzayibona azambwira. Nta munzani ubaho avuga ngo umuntu afite ukwemera kw'ibiro 50 cyangwa 40. Ntabwo. Ukwemera gupimwa uhereye ku mibereho n'umukristo. Numva gupima uhereye ku mibereho y'umukristo, uburyo abanira abantu, uburyo asabana n'Imana, uburyo arangwa n'ibikorwa by'urukundo n'indi migenzo myiza mbonezamana. Sibyo? Nibyo bintu rero bituma umuntu avuga ati bya muntu byanze bikunze n'utamenya ukwemera kuko kungana, ariko nibura afite imibereho iri nta makemwa, abana n'abantu, asabana n'Imana ukabibona, ndetse akarangwa n'ibikorwa by'urukundo n'indi migenzo myiza umuntu yagira mbonezamana. Yakobo mutagatifu ibaruwa ye umutwe wa 2 umurongo wa 14 niwo tubwira ngo ukwemera kutagira ibikorwa barapfuye. Ibyo bikorwa by'urukundo rero ibyo umuntu aheraho amenya ngo kanaka afite ukwemera nibura, nubwo atamenye ubwoko bungana akabiheraho. Kandi ntabwo wajya gufasha umuntu udakunda, ntiwajya gusura umuntu utiyumvamo, ntiwagira inama umuntu utabishaka. Byose ni ibikorwa by'urukundo bigaragaza ukwemera kwacu. None rero ukwemera ni iki? Muri rusange bakubaza ngo ukwemera ni iki, wamusubiza iki? Tumaze kubona ko kudapimwa, wenda ushobora kugendera ku mibereho y'umuntu, aho kwemera ni iki? Ni impano Imana iha buri wese. Ni impano. Burya umuntu ufite ukwemera ni impano Imana iba yaramwihereye. Mugire ngo iyo mpano ihabwa abantu bose, twese dufite ukwemera kungana ngo n'impeke y'ururo, twabwiye imisozi ikimuka kubera uko kwemera, ariko ntitubishobora nyine. Impamvu pasiteri bagiye kwigisha
akabwira abantu ati njye mfite ukwemera kujya kungana kwa Yesu, ku buryo ushaka kubwira uriya musozi uze ukaza. Abandi bati ngaho bikore turebe. Aratangira, musozi wino kwe, musozi vayo kwe, musozi kutaza kwe. Agiye kumwara aravuga ati niba utaje njyewe ndaza. Genda gusa yabemeye aba ku musozi n'umuzi musanga hano kanga abagiye kumara yiki. Yenzo ati muramutse mufite ukwemera kungana n'intoki y'ururo ntabwo umusozi ukaza. Ibikunda kubera ko nyine ukwemera kwacu kutagera no ku ntoki y'ururo nyine. Ni impano rero y'Imana ihabwa buri mukristo ariko witeguye kwakira iyo mpano. Ni ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 11 umurongo wa mbere. Abafite Bibiliya mwaza bahasoma. Ni ishingiro y'ibyo twizera. Ukwemera ni ishingiro y'ibyo twizera. Abahebureyi umutwe wa 11 umurongo wa mbere. Ni ishingiro y'ibyo twizera kukatubera icyemezo cy'ibitagaragara. Muri iyo baruwa niho babisobanura neza ukuntu abakera baranzwe n'ukwemera bikabaviramo umugisha. Nibura reka dusome imirongo nk'ibiri. Urabona Modeste afite Bibiliya. Abahebureyi umutwe wa 11 umurongo wa mbere. Ibyo dusoma mu ibaruwa y'Abahebureyi. Ukwemera ni ishingiro ry'ibyo twizeye kukatubera n'icyemezo cy'ibitagaragara. Ijambo ry'Imana. Komeza. Ngeze ku kangahe? Komeza ndakubwira. Yego. Ukwemera niko kwahesheje abakera gushimwa n'Imana. Ukwemera kutwumvisha ko ibyaremwe byatunganijwe n'ijambo ry'Imana, bityo rero ko ibigaragara bikomoka ku bitagaragara. Ukwemera kwatumye Abeli ahereza Imana igitambo gitambutse icya Kayini. Kwamugaragajeho rero kuba intungane kuko Imana yashimye amaturo ye. Kubw'uko kwemera nubwo yapfuye bwose aracyavuga na n'ubu. Ukwemera kwatumye Henoki ajyanwa maze ahonoka urupfu, akaba rero ntawongeye kumubona kuko Imana yamwijyaniye. Koko mbere y'uko ajyanwa yari yaragaragaweho ko yanogeye Imana. Nuko rero ntawe ushobora kunyura Imana adafite ukwemera, kuko uwegera Imana wese agomba kwemera ko ibaho kandi igahemba abayishakashaka. Aho Nowa amariye kumenyeshwa ibyari bitaraba, ukwemera kwatumye adashidikanya maze aremekanya ubwato bwo kurokoreramwo umuryango we. Ubwo ahamya isi icyaha maze asigara ari ingenerwamurage y'ubutungane buturuka ku kwemera. Ukwemera kwatumye Aburahamu yumvira Imana agenda agana igihugu yari agiye guhabwaho umurage, kandi agenda atazi iyo ajya. Ukwemera kwatumye atura nk'umushyitsi mu gihugu yasezeranijwe, acumbika mu ihema hamwe na Izaki na Yakobo, ari bo basangiye amasezerano. Aburahamu wo yari ategereje umurwa wubatse ku kibanza gikomeye,
watekerejwe kandi ukubakwa n'Imana ubwayo. Ukwemera kwatumye Sara wari ugeze mu zabukuru ahabwa ubushobozi bwo gusama inda, kuko yari yizeye ubudahemuka bw'uwabagiriye amasezerano. Ijambo ry'Imana. Mwabyumvise buriya rero gukomeza lisiti yabagiye barangwa n'ukwemera bakaronka umugisha. Sara se yatagira ukwemera ari kubona urubyaro. None se Abeli adatura igitambo cye kirangwa n'ukwemera yari gushimwa n'Imana. Gahini we yagawe n'Imana agira ishyari ahita yica n'umuntu we nyine kuko ngo ashimwe n'Imana we ntiyashimwa. Ni ukwemera ni ishingiro ryo twizera rero tukatubera n'icyemezo kibitagaragara. Ni impano umuntu yahawe n'Imana kugira ngo abashe gushyikira ibyayo. Iyo mpano ntitangwa n'umuntu ahubwo itangwa n'Imana. Pawulo mutagatifu niwe wandikiye Abanyagalati umutwe wa mbere umurongo wa 11 ati iyo nkuru nziza namamaza si y'umuntu ahubwo ni ya Yesu Kristo wayimbishuriye. Ntabwo yamamaza ibye ku giti cye cyangwa se kuya ku bandi, ahubwo yayikuye kuri Yesu Kristo.